ndashyigikira abagiye gusenga, ndashyigikira abizera batasenze. Izi nzandiko ndaziciye mu izina rya Yesu. Turatambutse tugeze ku Mana, umugambi w'Imana nusohore mu gihugu cyacu. Imigambi ya Satani ndayivuguruje. Satani azajya hese umwaka nituwusoza mu mahoro. Dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora. Rero nzanye ubutumwa, ariko ubu butumwa kugira ngo mbone aho mbuhera naho mbutangirira, ndabanza mvuge ku birere bitatu. Ikirere cya mbere, bino birere impamvu nkunda kubivuga, hari abantu batabyemera ariko abantu benshi bamaze kubisobanukirwa. Ikirere cya mbere ni ikirere cy'ubu bwami bwa muntu dutuye, aho twavuye mu bitekerezo by'Imana tukabyarwa n'umugore, yego, tukaza ku isi. Ubwo ni ubwami bwa muntu. Ibi burimo bwose ni ubuzima bwa muntu. Ikirere cya kabiri ni ubwami satanike, aho niho Satani yahagamye, aho niho aturwanyiriza. Ibi bavuga ngo abikuzimu, Satani ntari hasi yacu, ari hejuru yacu. Ikuzimu ntahabaho, hasaha. Biriya nama yari ya gishitani, ngo bamanutse, ngo baciye mu mazi. Buriya ni strategy ziwe zo kugira ngo nyine akorane n'abambari be. Aba mu kirere cya kabiri. Ikirere ubwo akaba ari ubwami satanike. Ikirere cya gatatu ni ubwami bw'Imana, aho ubwami bw'Imana abamarayika, aho Kristo yagiye kudutegurira, aho inama y'ijuru ibera, imigambi y'Imana mu ijuru ibera, aho twavuye mu bitekerezo byayo. Rero ndagaruka ku bahanuzi. Twebwe abahanuzi twahawe bitandukanye. Hari uhanura ikirere cya mbere, agahanura icya kabiri, agahanura n'icya gatatu. Ntabwo ari icyarimwe, Imana igenda imuha bitewe n'igihe cyangwa nuko ushaka kumukoresha. Hari n'ushobora kubihera icyarimwe, ikamuha ya mbere, ikamuha icya kabiri, ikamuha icya gatatu. Hari umuhanuzi utarenga ikirere cya mbere agahanura ikirere cya mbere gusa. Hari n'umuhanuzi utarenga ikirere cya kabiri agahanura ikirere cya kabiri. Hari n'umuhanuzi uhanura ikirere cya gatatu ari aho yibera. Iby'ubuhanuzi bwo mu bwami bwa muntu ntabyo agira, iby'ubuhanuzi bwo mu bwami bwa kabiri ntabyo agira, we ategereza ikivuye ku mutima w'Imana. Aba bahanuzi rero bose bayobowe n'umwuka utanga amakuru. Ariyo mpamvu abahanuzi bahanura ikirere cya kabiri, iyo tuje tuvuga ngo ubu buhanuzi n'ubw'ikirere cya kabiri, abantu bahita bavuga ngo bahanuye iby'abadayimoni. Oya, aba bahanuzi bubahwe. Abahanuzi bahanura ikirere cya kabiri aho muri hose, yego, mukomeze muturebere. Aba bahanuzi batuma dusenga. Aba bahanuzi batuma tuba connecte n'Imana. Niba bahanura ibiteye ubwoba cyane, ibintu bibabaje. Aba bahanuzi batwegereza Imana. Aba bahanuzi batuma abantu batarengwa. Aba bahanuzi batuma abantu batibagirwa Imana. Aba bahanuzi mwuka wera aragenda akamenya amakuru ya Satani akayabazanira. Niyo mpamvu baza bavuga ngo Imana yambwiye. Noneho abari mu isi bakakira ko ari Imana yavuze, kandi ahubwo mwuka wera yatanze amakuru. Iri tangazamakuru rero ribabaje Imana kuko ntiryuzuye. Itangazamakuru mwuka yampishuriye ko rirangwa n'ibintu bine. Hehe, ryari, inde, habaye iki. Ngo itangazamakuru ryose, yaba iryo mu bwami bwa muntu, yaba iryo mu bwami bwa Satani, yaba iryo ku Mana, ritujuje ibi bintu bine. Ntabwo ari itangazamakuru, ahubwo iyo ni inkuru. Umuntu utanga inkuru, mwuka wera ashobora kumuha inkuru akaza akayitanga nk'inkuru, n'abandi bakayakira nk'inkuru. Ariko mu itangazamakuru rya mwuka wera ntabwo uyu muntu yabyujuje. Aba bantu rero batanga inkuru turabakenera, kuko aba bantu baba mu buzima bwo kwihuta. Bakorana na ambulance ziba zihari zibategereje, yego, kugira ngo batabare abagiye gupfa. Aba batangaza icyitwa inkuru. Aba rero batangaza amakuru muri ubu buryo bune. Aba ngaba ntabwo tubakenera cyane, tubakenereye ibintu byakomeye, yego, kuko aba ngaba baza baje kudukura mu rungabangabo, yego. Uyu muhanuzi rero ntabwo tumukeneye. Abo dukeneye ni aba batangaza inkuru, kuko mwuka aramubwira ati dore bimeze gutya, akahita yikubita muri ambulance akajya gutabara. Aba rero impamvu bumvwa cyane, yego, bafasha Imana kwegera abantu, kwegera iki? Imana, yego. Imana rero yambwiye ngo irababaye kubw'abantu bakira izi nkuru z'ubutumwa bwa mwuka wera.
barabyakira aho kwegera Imana bagashyushya iki inkuru ngo kandi ku musozi wera. Abantu bashyushya inkuru n'abakunda kubeshya bakabikora ntago bazaba ku musozi wera. Abahanuzi rero baza gutanga inkuru barangiza bakayishyuhiriza mu kuvuga ngo nibibe Imana irababaye ku bwabo bahanuzi. Agahanura ibyago yamaguhanura ibyago kugira ngo bisohore. Bisohore. Ntago nge navuze gusenga, navuze kuyishyushya. Ubwo ni mu gice cy'abahanuye. Hari ukundi gushyushya inkuru kwabumvisha ibyo bintu. Bakabyumva barangiza bakabikwiragiza bemeza ko bigomba kuba. Imana irababaye. Turongera tugaruke. Hari andi makuru akunda kuvugwa ngo ubuhanuzi bwo muri ubu bwami ni amarangamutima. Ubuhanuzi bwo muri ubu bwami bwubahwe buhinduka amarangamutima iyo ibintu bihanuwe uko umuntu abishaka. Yego, kandi ibyo bintu nta Mana yabyemeje. Ibyo umuntu ashaka iyo ijuru ryabyemeje, ibyo bintu ntabwo biba bikira amarangamutima, ahubwo Imana iba yaje gushyigikira umuntu ku isi. Ubu buhanuzi rero turabukeneye. Nepari gusaba akazi, umuhanuzi araje hariya ngo Imana ubuhanuzi ntitubukeneye kandi ka kazi kakazasohora. Ariko Nepo nibamuhanurira ngo akazi, yego, Nepo yasabye akazi, umuhanuzi atumvishijwe muri ubu bwami niho ndi kuvuga, rivuga ko Nepo ahawe iki akazi, akabivuga ayazaba ari amarangamutima. Twamaganya amarangamutima, yego, kubera ko nta jwi yumvishe rishyigikira ijwi rya Mwuka Wera muri ubu bwami rishyigikira iki ubuhanuzi. Hari uwahita ambaza akambaza ngo none se ubwo ibyo ntibivuye ku Mana? Bivuye ku Mana ariko ntibivuye ku mutima w'Imana. Nepo niwe wasabye iki aka kazi, kandi mu burenganzira bwa Nepo ku isi yajeho afite uburenganzira bwo gusaba akazi ashaka. Yego, Imana ikakamwemerera cyangwa ikakamwima. Umuhanuzi rero yemerewe kuza muri ubwo amaje kuguha amakuru. Ese Imana yabyanze cyangwa yabyemeye? Yego, twagiye mu kirere cya gatatu. Ikirere cya gatatu, yego, ni ibintu Imana yagambiriye ku muntu. Ibi bintu rero Imana yagambiriye nta muntu wabisenya. Cyokoza imbaraga satanike zishobora kubikerereza, ubwami bwa muntu bushobora kubikerereza, ariko uko bizagenda kose bizasohora. Ubwo nibwo buhanuzi njemo. Rero muri ibi birere turajya mu kirere cya kabiri. Niho urahanurira? Niho ntago ariho ngiye guhanurira. Yego, ndahera ku makuru yatanzwe mu kirere cya kabiri. Natangiye mvuga ngo abahanuzi baduhaye amakuru bubahwe. Muhanuzi uri bunyumve unyihanganire nanjye nuko natumwe, kuko nanjye iyo mpawe amakuru y'ikirere cya kabiri ndavuga nti samahana fande Yesu. Yego, ariko iyo ndi guhabwa ibivuye ku mutima w'Imana ntaramenya ibyo mu kirere cya kabiri, sori reka ndeke iki kintu kukivuga, sibyo? Ndahangayika, ariko niyo iby'Imana byarurera, kuko nzi ko ntacyo yagambiriye ku muntu kitazakora. Niyo ubwo muri ubu bwami bwa rurera nzi ko nasenze nkasaba, yego, ijuru niyo nta muhanuzi wahanura byaba, ariko dukeneye kumenya umugambi wa Satani, tukamenya uko turwana, kuko tukiri mu isi turacyakomeje ibihemuki mu ntambara. Intege nke zanjye Satani yazitanze, ndaca bugufi nte, ndakora iki, ndabigenza gute? Ayo makuru arakenewe, ahubwo n'abandi baze batanga iki amakuru y'ukuri. Tukiri aho rero, ariko batuzanira amakuru y'ukuri, nta binyuma dushaka. Rero tukiri aho, yego, njyewe nari nibereye uyu mwaka uri hafi kurangira, kuko n'umwaka wambereye mubi cyane. Nari ifite urubanza ku Mana rwo kuyibwira ngo wambwiye ko 2025 hari ibintu uje kurangiza, ndacyakurindiriye. Yego, ntago nigeze mvuga ngo ndajya imbere y'Imana njye kuyibaza amakuru y'umwaka mushya ugiye kuza, kandi koko nibura umuhanuzi ugomba kubaza amakuru y'umwaka. Ariko njyewe Imana aranyisangiye imbwira amakuru y'uyu mwaka. Yego, amakuru yampaye muri uyu mwaka, impamvu ntahise nza kuyahanura, yego, hasohotse amakuru menshi y'ibibi bigiye kuba uyu mwaka, kandi njye amakuru nari mfite ni amakuru meza. Kandi ibyo bibi byahanurwaga ni ibintu bifite power yo kuba byanasohora. Uyu muntu ubibwirwa adahagaze aho Imana imureba ikamumenya ikamwishimira, byasohora. Ariko ibi bintu mfite amakuru ko bitavuye ku mutima w'Imana, ahubwo ni amabanga twamenewe y'imigambi yande ya shitani. Rero ibyo nari nkwiye ku mutima w'Imana, ni ukuvuga ngo niyo migambi ya shitani yasohora, nta kizabuza umugambi w'Imana kugira gute gusohora. Abantu barwara ibyorezo, abantu bapfa, abantu bashira, yo uko niko yabigenje. Urumva Abisiraheli bashirira mu Egiputa, abana babo bagera mu gihugu cy'amasezerano. N'iyi si yose yayubika, nta kizahagarika umugambi wayo.
ikintu cyaje kubaho rero nshuti zanjye dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru nariturije ndavuga nticyonzi cy'ibi bintu niyo ntabihanura umugambi w'Imana ntuzabura gusohora amakuru y'uyu mwaka rero nahawe ni amakuru atsikamiwe n'imigambi ya shitani ku rwego rwo hejuru ariko iyo Imana ivuze ngo genda uvuge nza numva mfite confidence kuko mba mfite 90% yuko ibyo bintu bizasohora ariko 10% yego bishobora kudasohora muri uwo mwaka bikazaza mu wundi mwaka kuko Imana ntikangwa n'iminsi n'ibihe ahubwo igihe kiradukerereza kandi ibyo yavuze bikazasohora yego tukiraho rero tukiraho yego icyatumye rero nza gutangaza amakuru hari inkuru mperutse kumva ngo Goma hafashwe mbyumva gutya igihushuka ariko nabuze amahoro y'abanyagisenyi muri iyo minsi nta yindi telefone nakiraga uretse iz'abanyagisenyi zimwe nkanazirengagiza izindi nkazitaba mu by'ukuri ntacyo nari ifite gutangaza ahubwo numvaga ngomba kubagira imbere y'Imana ariko numvaga ibintu bari gukora bibabaje Imana hari ukuntu abantu bakubwira ibintu ukumva ntibishimishije iki Imana abanyagisenyi barimo bahunga ariko uko guhunga kwabo nkumva bibabaje iki Imana nkumva nababaza murahunga iki habaye iki ko abantu bahunga bafite ibyo bahunga mwe murahunga iki kuko ibyo numvaga nakababaje numvaga ikirere cy'isi y'umwuka mu Rwanda rwacu ari umutekano amahoro noneho n'igitinyiro cy'iki cy'Imana havuga aba bantu bari guhunga iki ese tureke ko muri guhunga yego ubundi Imana yabatanze aho mwahungiraho ntimwapfa numva nyine suzuguye satani uri guteza abantu ubwoba bwo guhunga nahise njye imbere y'Imana njyewe nago nagiye sengera abanyagisenyi nagiye ndwanya ikibi muri Kongo mpamagara icyiza ndavuga ngo Mana Kongo hari intambara ariko umuntu uri ku rugamba uharanira amahoro kurwanya karengane ndamushyigikiye ndasenga nohereza imbaraga z'Imana ngiye kubona mbona mu ijuru hamanutse abamarayika bashorewe na Mikayeli mbona bagiye imbere ya M23 mbona marayika aravuze ngo nubwo muri bake ariko nimwemera mukumvira turi kumwe namwe tukabafasha kurwanirira amahoro n'akarengane muri gukorerwa ku bwa bene wanyu bari gupfa bazira akarengane byahise bituma nkurikirana ibya M23 numva nkunze kuyisengera ndavuga nti aba bantu bashyigikiwe n'Imana yego ninde wabarwanya ninde wabashobora yego noneho mu gihe ndi gukurikirana ibyo bintu numva uriya muririmbyi ngo dori bendera ya Yesu ntararirimba umuntu wese witwa umunyamurenge yego afashe kuririmba iki iyi ndirimbo kuko ubuhanuzi nje guhanura abanyamurenge babaye imbere y'Imana aya makuru bagize gute baraya zote kitayi enebitaya barayafite noneho ugiye kumfasha turirimbane n'abanyamurenge yego ibi ngibi ubugambo bwabaye ubugambo Rwanda yego Rwanda ni umujinya shitani afitiye iki abanyarwanda twigerere muri Kongo ubu n'ubutumwa bwo muri Kongo ndivuganira n'abanyamurenge aho bari ku isi hose muhaguruke murwanye satani yego nawe azabahunga noneho ngiye kubona mbona abanyamurenge batoye umurongo mbona Imana igenda itoranyamo umuntu nababonaga mu bihugu byose none uko bari gutoranywa nkabona barandikwaho intwari M23 Imana iri kumwe namwe niko yantumye ariko mukeneye amaboko apana ubugambo Imana ntikunda amagambo ikeneye ibikorwa none ubwo nabibonaga gutya abanyamurenge batoranwa numva irandirimbo ngo dori bendera ya Yesu iramanitse doraraje ahuru yacyo ngo atabarabe ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabasho ati yemwe zorebekitaye tabara inzirakarengane tabara ababuzwa amahoro kandi wowe iyo wahagurutse ntawaguhagurutsa ntawakwicaza kuko uri Imana ifite imbaraga Imana yo mu ijuru irambwira ngo umuntu wese witwa umunyamurenge namara kumvira bareke kurya yego
bareke kurya iminsi itatu. Umunyantege nkeya arya ibiyiko 7 by'ibyo kurya. Ufite imbaraga ariko arwaye anywe ariko ntarye. Birinde guhekenyesha iki amenyo. Imana irambwira ngo umuntu wese uri bwumva ubutumwa yitwa umunyamurenge ngo bigwa mu igihe cy'iminsi 3 bahagarika imirimo yabo baririre bene wabo. Baririre bene wabo. Imana yo mu ijuru ihagurukiye gusenya imigambi ya Satani, ikubaka Kongo kubw'imbaraga z'umunyamurenge. Yego. Umuzungu uzashyigikira uyu munyamurenge, Imana iri kumwe nawe. Umwirabura uzashyigikira uyu munyamurenge, Imana iri kumwe nawe. Kandi ntiyitaye ku ntege nke z'amaboko, ahubwo yitaye ku mutima umeze nk'uko Imana ishaka. Aho turi muri Kongo, ntago turi mu Rwanda. Imana irambwira ngo itarebye u Rwanda rwa none, itarebye u Rwanda rwo hashize, ahubwo iri kureba u Rwanda hazaza. Umugambi ifite ku Rwanda nuko uduce twose abarundi, yego, abakongomani, abagande, abatanzania, abari muri Kenya, Afrika yose, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, yego, muri Australia, umunyarwanda wese unteze amatwi anyumva, yego, umugambi w'Imana si ukudusenya, si ukutwica, si ukuduteza ibyorezo, si ukudusuzuguza, si amacakubiri, si umwiryane. Ibyo byose biri kuva ku migambi yandi ya shitani. Icyo umwanzi atugambiriye ni ukuturimbura. Kabiri, ni ukutwangiriza izina ryitwa umunyarwanda, ku buryo ku isi hose abantu bazajya babona umunyarwanda bakiruka ngo abanyarwanda n'abicanyi. Iyo niyo migambi yo mu kirere cya kabiri. Haleluya! Tugeze mu kirere cya gatatu. Umugambi w'Imana ku munyarwanda ku isi hose ni uko umunyarwanda kwira ku isi hose, buri gace kose karimo ku isi hose hakumvikana ururimi rwitwa ikinyarwanda. Rero mwebwe Imana yajyanye mu mahanga ngo muze mwubake u Rwanda, ni mwubake n'amahoro. Ni mwubake n'iki? N'amahoro. Satani yibateza ubwoba. Isi uzakundira Imana azayifatisha umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ntago azayifatisha irari ry'iby'umubiri urarikiye. Yego. Natangaga ubutumwa bwa Kongo, ntanze ubw'umunyarwanda tukiri mu Rwanda. Uyu mwaka wa 2025 ndetse n'indi myaka itambutse ntavuga umubare, twamaganye ubuhunzi ku munyarwanda. Iki si igihe cyo guhunga cy'umunyarwanda. Bantu bo ku Gisenyi muri guteza igisuzugurira igihugu cy'u Rwanda muhunga, noneho byagera ku mukirisitu wamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wameneye amaraso, umukirisitu wese ku isi, noneho byagera ku Rwanda ho abanyarwanda turi inshuti za Kristo. Ari nayo mpamvu mwanshubije ngira ngo hari nambaye iki gitambaro gitukura. Ayo maraso mufite abamariye iki? Muhunga ikidahari. Murahunga iki? Habaye iki? Muri guhunga iki? Igihe turimo abanyarwanda si igihe cyo guhunga, ahubwo ni igihe cyo kubaka igihugu cyacu, tukacyubaka. Nababwiye ko Imana ariko yantumye. Yego. Mwuka wera yagiye ankurira ibintu mu ijuru, arambwira ngo genda utanga aya makuru. Mwuka wera yambwiye ngo mbabwire ngo iki si igihe cyo guhunga kw'abanyarwanda, ni igihe cyo kubaka u Rwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo umunyarwanda yemerewe kuba ahantu hariho hose ku isi, ariko umunyarwanda ntiyemerewe guhunga ku isi. Umunyarwanda ijuru rizabarura rigasanga ari guhunga, yarumvisha ibi cyangwa kumva ijwi rimuburira ngo urahunga iki, akarota inzozi zimubuza guhunga, yego, wakarenga agahunga. Inkoni y'Imana kubwo gusuzuguza igihugu cy'u Rwanda imuriho, icyo gisuzuguro kimuriho inshuro 7 mu minsi yose igize icyumweru. Iminsi yose yaremwe n'Imana. Banyarwanda mu nyumve, duhereye kuba ku Gisenyi, Imana yo mu ijuru irababaye. Murahunga muhunga iki? Tukiraho, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo umunyarwanda uzi neza ko Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Kongo,
umunyarwanda imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. yego umunyarwanda imana wavuganye n'imana ko afite umugisha i Burundi. umunyarwanda imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Tanzania ndetse no muri Kenya. ndi kwivugira ibihugu bya hehe muri Afurika. uwo munyarwanda ariko akaba afite umutima wo gukunda igihugu cye. nafasha abanyamurenge gusenga aya masengesho y'iminsi 3. uwo munyarwanda iyi minsi 3 nayisenga ikagenda ikagera ku mutima w'Imana muri uyu mwaka. ushomereye azahabwa akazi, urwaye indwara abaganga bananiwe izakira. Imana yo mu ijuru izaza gukemura ikibazo afite kubwo gutakambira aka karengane abadayimoni bahagurukiye kuturenganya twebwe abanyarwanda. Imana yambwiye ngo munyarwanda ukunda igihugu, intwaro yawe uhawe yo kurinda igihugu cyawe ni amasengesho. wowe uzi neza ko uri mu ngabo za Kristo, wowe uzi neza ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba ugeretseho gukunda igihugu cyawe, kuko hari abantu bakiriye Kristo batewe n'umwuka wo kwanga igihugu. abo ngabo ntabwo ubutumwa bubareba, burareba umuntu ukunda iki igihugu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta mugambi nta mutima ifite wo guteza kariya kaga kose abahanuzi bahishuriwe ko imigambi shitani afitiye iki igihugu. si ngombwa ko mbisubiramo, ariko amakuru barayafite. naje kubabwira ngo igihugu cyacu nta ntambara nta cyorezo. igihugu cyacu cy'u Rwanda kirarinzwe n'ingabo z'igihugu zabitorejwe zabyigiye hamwe na mwuka wera. igihugu cyacu ntago kirinzwe n'izo ngabo zikoresha imbaraga za mubiri gusa ziyobowe n'umwuka wera. hari n'izindi ngabo zamanutse kurinda u Rwanda. ndagira ngo ntangarize umuntu wese uri kugambanira igihugu, aho uherereye hose Imana iri kukureba. ibyo wakora byose, igihugu cyacu ni gito yego, ariko gifite ubudahangarwa n'igitinyiro cy'Imana. nta wemerewe kugihangara. isi iraturebera mu ishusho y'ubuto, isi iraturebera mu ishusho y'amateka, isi iraturebera mu ishusho y'iby'umwanzi aturega, ariko hari n'indi shusho Imana itureberamo. kandi bake bafite umutima umeze nk'uko zone kitayi, bake bafite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, abo Uwiteka yabaheraho. ibyo mwibwira si byo Uwiteka yibwira, ahubwo aje kudukorera igikwiriye. ubwo butumwa ndi kubwumva nahise numva uriya muririmbyi ngo nibutse imbabazi ze, nibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. amen. haleluya. Imana yacu idufitiye imbabazi zirenze ibirego Satani aturega. Imana yacu ije gukorana n'abafite umutima wo kubaka, ntabwo ije gukorana n'abafite umutima wo gusenya. kandi naho baba bake, ndi mu butumwa bwo mu Rwanda, naho baba bake banyarwanda, abanyumva ndababona yego, n'abakorana na Satani ndimo ndabareba. iyerekwa ryanjye riragutse. Imana yambwiye ngo ntimwirebe ubuke bwanyu, ntimwisuzugure, ariko umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ije gukora ibidasanzwe. narije gutangaza amakuru y'umwaka, mbwira Satani ngo uyu mwaka niturangiza amahoro azajya he. uko Imana yaturinze imyaka yatambutse, niryo jambo ngiye gusozereza. uko Imana yaturinze imyaka yatambutse ku migambi Satani yari afite, ntabwo iyo Mana yatwirengagiza. 2025 ndagira ngo mbwira abadayimoni bahagaze mu kirere cya kabiri, bateje umwijima mu gihugu cyacu, bari kwerekana ibifatika kandi bidahari. si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga yego, ahubwo Uwiteka aravugana na Zerubabeli. Zerubabeli bari kwiyumva yego, si kubw'imbaraga si kubw'imbaraga Zerubabeli,
yego uyoboye igihugu wantwariwe nababwiye ko uyu mwambaro nawambariye intwari itazwi ndetse n'intwari igize gute izwi yewe Zerubabeli umva uko Uwiteka avugana nawe si kubw'imbaraga si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'Uwiteka ubuhanuzi bwe buza numvisha iriya ndirimbo ariko sinyizi kuko sinayirepese ngo rudasumbwa komera intwari yacu yego ririmba Kagame Paul ririmba niba uyizi ariko abayizi barayizi mwayumvisha indirimbo niyo numvisha iki gicaniro cy'amasengesho kiri iwawe utazi umuyobozi mu byubahiro byayo kuko ndabizi yego abahanuzi aradukurikirana yego iki gicaniro kiri iwawe utazi n'Uwiteka wakihazanye iki gicaniro rero ni umuriro ukugose mu gihe Satani aguhagurukiye kubw'ishyari ry'abadayimoni batanze raporo y'ibigwi byawe kubwo kubaka u Rwanda. Imana yambwiye iyo tuvuze Perezida Kagame tuba tuvuze umunyarwanda, ndavuga umuhanuzi. Iyo tuvuze Perezida Kagame ntibanyumvire mu mubiri ahubwo tuba tuvuze umunyarwanda. Tuba tuvuze iki? Umubyeyi w'igihugu, umunyarwanda. Yesu Imana yambwiye ngo nimwumva mvuze Perezida Kagame ndabizi Shitani agiye kumena bya hatari, yego ariko wamena Satani ubutumwa ndabutangaza. Iki gicaniro kiri mu rugo cy'amasengesho atazi kije gukora ibidasanzwe, kije kurimbura, kije kurwana hatarwana, kije gusenya hatasenya, kije kumubera amaso kuko kinaza ntabyo yarazi. Uko cyaje atabizi niko kije no kumurwanirira atabizi. Tumwaje wavuze ubwira ubwo kuri M23 ariko iyo abantu bari ku rugamba bakina na ramforo, ese urugamba barimo go kurwanya karengane bagirirwa bazarutsinda? Ntabwo babivuze ngo bisobanure neza. Ni hari ikintu ntavuzeho. Imana yabahaye gufata Goma na Bukavu bagiye kuyifata. Yego niko yakubwiye. Iyi Goma bafashe na Bukavu bagiye gufata nibatazamura kwizera ngo bambare imbaraga, yego ubwo bazaba babuze kwizera. Ariko Imana ije kubaha ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo, ibahaye na Bukavu. Yego bari mu mugambi wa misiyo ya Yesu Kristo ku isi. Yesu yadusigiye amahoro abisi batagize gute adafite. Bari guharanira amahoro ari kwamburwa, yego umuturage wa kiriya gihugu aho atuye kubw'akarengane kakozwe n'abazungu bariganya, yego umuntu ushobora kumuriganya ariko Imana ntiwayiriganya. Rero iyi Mana yambwiye ngo mbabwire, yego ikimenyetso cy'uko igiye kubereka ko iri kumwe n'abiri imbere yabo, ibafashe amaboko. Bagiye gufata n'akandi gace. Bagiye gufata n'akandi gace ka Bukavu ndetse vuba cyane. Ntabwo biri ngombwa ko ntangaza igihe, yego ariko birahari ku isi hose. Ntabwo ibi nabitangaza n'igihe hazafatirwa, ariko urakizi. Ndakizi ariko si ngombwa. Imana ntiyantumye kubitangaza, ariko Bukavu nayo igiye gufatwa. Hagize uguhamagara mu gikari se wamubwira icyo gihe kugira ngo agere murare nk'umwe muri bo? Byaterwa n'uwo ari we. Nk'umwe muri bo uri ku rugamba. Ni ukuvuga ngo aya makuru, hari amakuru atangarizwa isi kuko tuba dutangariza abanzi n'abakunzi. Yego Abanzi tuvuza abakorana na Shitani, abakunzi nabubaka ubwami bw'Imana ku isi. Umuntu rero ufite intego yo kurwanira amahoro muri Kongo nta mpamvu yo kutamuha amakuru. Yego yego hari kandi none wavuze ngo hari uduce ngo bariganije igihugu cy'u Rwanda. Sinzi ukuntu wabivuzemo, uhita mu utagisoje. Bimeze bite aho ngaho? Ngewe mfite iyerekwa ryagutse. Ntabwo iyerekwa ryanjye rigarukira muri 2025. Iyerekwa ryanjye riragenda rikagera muri 59. Yego rikagenda rigafata igihe cy'abami. Nabyibagiye kuko si ngombwa kubitangaza. Ubwo igihe cyabyo kubitangaza bizaza. Imana inyereka uru Rwanda rucibwamo, barucamo
yego mu gihe cy'ubukoroni utwo duce rero twaciwemo umugambi w'Imana ntago mvuze igihe bizakorerwa sinzi n'umunyarwanda uzabikora ntago nzi uwo ari we yego arahari ndetse n'amaboko amushyigikiye utwo duce tugomba kugaruka rero Imana yatugaruye mu buryo bwo kudutuzamo abanyarwanda abo banyarwanda batuye muri utwo duce nibo bari guhohoterwa bamburwa uburenganzira bwabo bakabuzwa n'amahoro M23 rero iri mu mugambi yego w'Imana wo kugarura amahoro mu bari kurenganyirizwa udusozi twaba Imana yagize gute yabihereye utwo dusozi rero kubera ko Satani ari we watwaye utwo dusozi Imana nta ujye uyivuguruza yaragiye ihatuza abo bantu ihatuje abo bantu Satani abarwanyiriza muri utwo turengane bagiye bahura natwo yego noneho Satani we umugambi we nuko abo bantu batuye kuri utwo dusozi kuko Satani yari yagambiye kuturiganya u Rwanda bagomba kubaho nyine bahunga babura amahoro bapfapfana rero M23 ndavuga ikinyarwanda cyacu kuko ndi mu gihe cyo kugishyigikira mu bunyarwanda 23 barayibona muri Kongo mu mubiri yego ariko 23 iri mu mugambi w'Imana ntago nge mvuga bari kurwana ndavuga M23 mu mugambi w'Imana bari mu mugambi w'Imana wo kugaruza umunyago kuko iriya M23 nakarengana ariko karimo abantu benshi baboneka mu banyamurenge ariyo mpamvu ubutumwa bwaje bubabwira gusenga cyane izi mpapuro rero ni inzandiko Satani aturega ari nazo zafunguye ubuhanuzi bene wacu aho muherereye icyubahiro cy'Imana kiri kumwe namwe zibirega turega ari nazo zazanye ubutumwa bwagiye butambuka bw'imigambi Satani atugambiriyeho rero mpagaze mu bubasha n'ubutware mpabwa n'Imana ishobora byose rero izi nzandiko mbere yo kuzica ndabanza ndirimba akagatero kavuga ngo twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo rero ndagira ngo mbwire abanyagisenyi mutahe nta cyabaye sibyo iyi nkoni sinjye uri buyivune uyu muhanuzi w'Imana namfashe ayivune muyimvuniremo kabiri iyi nkoni ni inkoni ibanguriwe igihugu cy'u Rwanda ariko bivuye ikuzimu yego mu bubasha n'ubutware mpabwa n'Imana ishobora byose nyiciyemo kabiri mu izina rya Yesu yerekane ko yiciyemo izi nzandiko ni izandiko turi kuregwa kandi amakuru yaratangajwe y'imigambi mibi Satani afitiye igihugu cyacu mpagaze mu bubasha n'ubutware mpabwa Imana ishobora byose ndashyigikira abagiye gusenga ndashyigikira abizera batasenze izi nzandiko ndaziciye mu izina rya Yesu turatambutse tugeze ku Mana umugambi w'Imana nusohore mu gihugu cyacu imigambi ya Satani ndavuguruye Satani azajya hese umwaka nituwusoza mu mahoro ubu butumwa si ubwo kwihererana cyo koza abagugu n'ibisambo babubike ariko abantu bagira ubuntu no gutanga bafatikanye na mama Shansi gutanga buno butumwa munyamurenge turi kumwe muntu uvuga ikirimi cy'u Rwanda ubu butumwa ntubwihererane aho ubona bishoboka ko wabugeza ntubugire ubwiru kuko nabonye abantu babutanga nkabona imigisha y'abantu iri gufunguka ariko umuntu uri bubutange muri we atabanje kwihana ubugome bwo kwanga igihugu cyacu yego umuntu uri bubutange wifuza ko Kongo amahoro umutekano akarengane birangira umuntu wifuza u Rwanda rwacu ko rukomeza rukagera kure ubu butumwa butange uyu mwaka uzarangira hari ibintu byahindutse mu buzima bwawe yego ndasoje nimero yanjye ya telefone rero ni 07 8 6 42 13 09